karakagabo ngo ni ka metere nzovu kareshe n'ifuni yambimbwa tongere kukabona mu buriri bwawe ariko usigaye uhinduranya amagabo nk'uhinduranya ikariso ari tambuka tujye kuryama vuba reka ngubwire kariya kagabo karancumbikiye mani kaguze inzu ndayikambura nta kuntu agafata neza wa kintu ujya agaturu kamwe gacomoke ubu ni njyewe bwana yawe uzi ko nakariye miliyoni 15 ariko nyina wa pepe irangegera iresha n'ifuni yambimbwa irambwa iresha n'ikabutura agusesere mu maguru nanjye nsangire n'ingegera imeze kuri yakukorera aho ngaho ya sometime nkoresha ye nusaba uzazane prudence ko nakwemereye ko bazitangira ubuntu se kwa muganga kwa njyewe rwose ari uzazana nshobora kuma n'abapampe buno dusigaye twakitinganiza ariko akiza muri Gatarina yarabanje arangura ubufite ubwoba ndanarakara urumva bura hari ukuntu wakitinga n'umuntu umwakitere ibana ukamenya ahantu yera mugahuza ku murongo ariko y'abapampe naragoragoje biranga bigeraho nataha bano kuri sene nanjye ndabi indi ngeso ya kabiri ugasanga umugabo w'imyaka 35 afite agatsina nk'akumwana w'imyaka 2 Yaka wabimbaje wenda ngiye ko nabahaye waba babwiwe ni ndagusuje ngo wayikaze uwo dahima gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu yitwa John M 250 nawe utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe ibitekerezo byawe birakenewe kuri John M 250 nkuko mubibona kuri kamera zacu twakiriye bamwe mu bastari hano mu Rwanda bamaze kumenyekana navuga ko ari abanyarwenya nakiriye mama wabapampe meze ute mama wabapampe naye kunyakira biranejeje nemeye inyakira y'abapampe oya nanjye ndi president ica no bayitangwiki ariko reka banyura babanza bayimbwira wakintu mana yivuze uri kumva ngo nyibuta turabakiriye kuri John Kigali 250 Kigali Demir Kigali John M 250 ngo ni John M 250 fasha Rwanda mushikariza abantu batarakora subscribe so kuri John 250 rero so subscribe comment kuri Yaka mwana kontre nyina wabapampe nyina wa pepla umukecuru rwose umustar umukecuru ufite urubuno rwa danje so ndashishikariza abandi bakecuru rwose kuzamera ibibuno ariko nyina wapa wagiye wambarira kariso yongera ikibuno none ukagira urubuno runini sana rufite se bunye rutoya wa kintu ariko waguruka umwereke Yaka aze konyonga buri ubu ngubu urumfite ni rutoya urungu rufite koraho rurengurutse hano barubona koraho aragasha ko kino kibuno kinajegeramwa wagira ngo wambe karasa y'icyuma hano ni ikabutura wambaye ikoboyi kuya nayirimo isuko zaurayo abandi bakobwa baguze amakariso yongera ikibuno urabona hari ikariso bifite akamatera hano ku kibuno kimwe no ku kindi kibuno hari akandi kamatera ukuntu iko Yaka none so wagira nkiramo ibyuma kandi ngifite cyakorora gifite damu narakimeze wakintu wajya kongeraho ikindi ujye ukoresha ikimana yakwihereye narakimeze nago najya gushyira ibyo ngibyo by'amakawa ariko wongejeho ikindi nanone byaba ari sawa ikindi ubwo uzagishyiraho Yes, rero turabakiriye hano kuri John M 250 kamere kuri mama wabapampe makuru makuru yanjye ni meza ikintu kinza nyanganje gutwika gusa kanwe kanzamuka nago nkamanuka nicyo kintu kinza nyanga abafite inyota cheers abafite icyaka mugerageze kwihangana mu gihe mutarabona amafaranga nubwo muvuga ngo abastari nago duhembwa twe turi gusoma mukanya turarya n'inyama bruschette zira ni minywere ni ikintu so thank you very much Yaka mwana nawe turakwakiriye kuri John M 250 so John 250 so it is not the first time nago ari bwo bwa mbere so abakunzi ba Yaka mwana abakunzi ba John Desa Second na sepeli penza John M Desa Second na sepeli penza mina furahi sana kongera kugaruka imbere ya kamera za M John Desa Second isanga Yaka mwana byabi ni mugenda mwikaraga ngo inyogoye ngo ari kumwe na Yago TV show ngo azazimya Yaka mwana never ça n'existe pas dans la vie ntago bishoboka mu buzima
n'ababitekereza you can't cross ntaho muzakurusingira so 35,000 for mine so you yago share drink urye uhage that's not my problem I wanna eat mine nzarya yanjye I'm gonna eat my man mama wapa we yubona aba yivuze we kubundi Yaka kuki ukunda kwivuga cyane reka mba navanzemo nakongereza nose niba utarize icyo ni ikibazo cyane muvugisha icyongereza twumve ntakimvugishe kuko namutsinda Yaka reka nkubabare naza kukurusha mugerageza twumve good morning ariko reka nkubwire good morning how are you morning Yaka reka nkubwire ntukambaze icyongereza kuko ntago nakizi bonjour ntago abanyarwanda bose bize katuvuge ibisanzwe amuswita none se okay. na nurimi narumuzi ariko ururimi nirwo nje kwiga yenje ku ishuri Mubwire konze ko ururimi gutanga rufite mu ikiganiro kanwa n'aba wize ururimi ntufite urwawe mu afite kanwa urwo navukanye man oya hari ukuntu ufata nk'umukobwa ndavuga bano batipe bafite ba girlfriend bashuga bashuka ma daddy oya ntabwo ari sugar daddy bashushu be none ugasanga hari ukuntu umukobwa gusezeraho wagiye nko kumusura akaguherekeza yakugeza ku rembo twati banzu nk'ururimi ukarugaragura ukarubirindura ukarugaragura ndetse uragira ngo tuguhe ururimi natwe oya widushuka man umukinnyi mugenzi wanjye tuba turi abakinnyi cyakora urwanya n'abapapa ntabwo narwemera rwanyweye inzoga nyinshi hariho byeri nyinshi ruba rubira wakina ruba rurimo rubira kuko na muhanda bareka gusoma kwitama hano ku ruhande ngese wansomye yabwiye inyogwe ngo nsoma ku kibuga none se musome Yaka niko ngewe unsomye ntabwo byandyohera kuki wumva ko ari njye nagusoma ndakaguhaye sha kwijosi cyangwa ntushaka mbwire ku kibuga urahitamo he ntushaka mbwire ku kibuno nk'uko wabwiye inyogwe urasoma he hano ku ruhande kwamanwaho ntabwo nakagwara sabwe ko mfite ibere ryiza soma mugani ku matu riri no kujegera ngo nyamara mucyacura rimwe Yaka mwana namuvange ngewe Yaka bagira ngo bazakubone mama wa papa yaguhaye ibere wakira oya cyakora nyina w'abapampe uretse ibintu byo kubeshya ego ntabwo uri umwana ntabwo ariko ngewe namaze gushyiramo byereye eshatu ukansamo nagutekura rwose njya wanikura nizana nagutekura rwose nagucomeka ngese ujye nanjye nkunda abantu banikura niba wanikura umuntu w'umujama fasha mama wapa Yaka yakubasha Yakase hacha Mungu ngiye nagutikura hacha Yakara yakwiyandayanda nubwo ari gato ari kuburya karemera kagaheramo kose Rambo ufite turo dukeya wakwiryamira mukiturira n'uguturayo ntureze hari abari kukohereza mu majyepfo muri South Africa ngo mu majyepfo ndaga mu majyepfo wa kintu ko simwe abantu mu majyepfo nese amajyaruguru ni ni hano kuzamuka amajyaruguru amajyaruguru rero mukomeze mama wapa filimi we na yakamuhuriyemo ya Gatarina muhuza muti tuza gute nese uburyo dukina rero tuba turi seriye nta kintu kidutega muri filime tuba dukina so nyina pampe cyakora mu byukuri ngewe muri filime Gatarina ngewe nyina pampe buno dusigaye twakitinga neza ariko akiza muri Gatarina yarabanje arangura ubufite ubwoba ndanarakara urumva bura hari ukuntu wakitinga n'umuntu umwakitere ibana ukamenya ahantu yera mugahuza ku murongo ariko nyina pampe naragoragoje biranga bigeraho nataha bano kuri sene bibwira sene ambwira ati ngewe rwose birananiye ndagiye warakomeza asi arambwira ati ugenda ugiye komeza ukinane nawe ni mwebwe abantu bashaka ko nudakinana nawe nta wundi muntu nzamuha kuko abantu muri commentaire batwemera se Yakamwana na nyina wa papa mbuze ukuntu mbigenza rero nyina wa papa ndakomeza ndamugoragoza ariko ubu ngubu biri kugenda biza turi kwakitinga trebe uri kugenda ukora kumva ni sawa ko bitabivuga nyine gato nko muri iyo filime ukuntu mujya marketinga uburyo twakitinga naka sene gatoya mukariye kuri kamera za John M 250 eko se John nyina wa papa
karakagabo ngo ni ka metere nzovu kareshe n'ifuni yambimbwa zongere kukabona mu buriri bwawe ariko usigaye uhinduranya amagabo nk'uhinduranya ikariso ari tambuka tujye kuryama vuba. Reka nkubwire kariya kagabo karancumbikiye mani kaguze inzu ndayikambura nta kuntu nagafata neza wa kintu ujya agaturu kamwe gacomoke ubundi njyewe bwana yawe uzi ko nakariye miliyoni 15 ariko nyina wa pepe irangegera iresha n'ifuni yambimbwa irambwa iresha n'ikabutura agusesere mu maguru nanjye nsangire n'ingegera imeze kuri yari yazanye kofi man on action turi muri sine ana bateretseho ibiceri abana bateretseho ibiceri ari hejuru ase buriya nzovu n'ubundi mu buzima busanzwe agusabye wamuha yateretseho ikofi surabona umutwanzo utagarukira hano mu majyaruguru wa kibazo iyo mutere numva umuyaga umujyanye yagiye mutera nkumva ameze nko guterura ino sound nkumva n'umuyaga agusabye se yateretseho ikofi ntago namuha na Yaka santuka vraiment naye niwe ngomba gusama nakwera yakomba nawe ngomba kunsaza hari ibintu birutana hari ubwo ureba kurabona ko ibintu byarembwe byose ntago abantu babikunda kimwe mbyumvise rero ko nyina w'abapampe ari njye agomba gusamuza metere nzovu bwavuyemo nka mukuru kuwe nuko nzajya mukubita ikibuno hirime iyo mukubita gwede zamukubita gwede atembagara c'est moi qui se trouve tango buzumu na biso urabona nyina w'abapampe avec metere Yaka ezaka kangana ye hanyuma naribagiye yego imyenda nababonanye nkunda kuyibona na kuyandi macano sawa star nta myenda mugira nta myenda mugira ko kabwira kubona no mugabo nagasuzugura nasubutware twambaye ubusa yewe iyo myenda nkunda kuyibabonana ku macano menshi yakandabeshye erega mavu nago mwatwishyuye niba hari abatera nkunga ngaho reka badutera inkunga sha turatanga nimero zacu baturemere turi muri momo batugurire ndi nabashaka ko baduhindurira ahubwo ese muduhanga utu ducano twose twirirwa tuzengurukaho muduhanga batanga amafaranga atagura nk'ino kanzu nayiguze mbanje gukora hafi y'umwaka ufite agacano uri kurira uri guha umuntu 5,000 akaguha interview y'amasaha warangiza ngo imyenda ubwo se 5,000 mu mereza nzanywa mwicupa nguremo n'ipano bagiye mureka kurenganya abasitari muduhangaye tubaryohereza muduhangaye we fata ukuntu mba magaza ufate runo runigi nambaye ufate no kanzu nambaye ubu gutya magaza ufate no nkweto nambaye igura 20 urumva iyi kanzu nayo igura 20 urumva uru runigi wa kintu uyu mutwe se wa kintu nk'ubwo koko nkaho ubu wayamaye umwanya nkagera nkabikora n'impeta nambaye wazibonye bro kuko abantu badafite ingofero kuri rizuba muri umukungugu n'indanje ibihangane ese mama w'abapa ubundi ngiye nsanzwe nzi kwambara drip uragapira namba byagenze gute drip kabisa ewana ku bintu byaye n'icyango ndabyangwa ndabyambara mba ndi hejuru ariko nta n'inkera gutabara ifite inkweto nk'iyi iyi ni rugagi hose iragenda urebe n'inkera gutabara bamwe bambaye boots reba rugagi nambaye yego sha wambaye angahe eki hera kuri boot wambaye n'isengeri ma na t-shirt bereke yego sha cameraman amfashe mu myenda yago yanguriye dore t-shirt nsigaranye izindi waraziri izindi naraziri kina abandi bantu baba bature baremye narazigotomeye nawe arakaze aga t-shirt yakaguze Nyamirambo none se izindi wazishize yakavugisha ukuri narazigotomeye kubera inyota n'inzara ngewe nakwambara neza inzara ikanyica yego rata nk'ubu ngubu impamvu mba nambaye n'indi pantaro mo imbere ubu ngubu ngewe banampfunze nkagera muri gereza amageragere nakuramo iyi t-shirt nkayigurisha ngakuramo ipantaro y'imbere oya ntabwo ari ngombwa zinoti necessary barabizi ashaka kwereka ikariso y'imbere koko barabizi ko nayo nambara amacikopanye nambara amakobo yabiri mo imbere baramutse banunguye buno nkamanuka muri gereza nagurisha imwe nkarya yakarakubeshya abagira ngo umuyaga utamuryana abagira ngo aremere umuyaga nuza
nta muntu wamufunga ahubwo waba ari gutinya umuyaga iyo ufite ibiro bike umuyaga wakuzamura nasi ibiro 48 ni bike ntabyo ufite ahubwo impamvu wambara ebyiri nta muntu wagufunga mu Rwanda ntabwo bafungira ubusa ubutinya umuyaga ngo zicyabakiramwe imiyaga ubuse ndi batari ubwo abameze nk'abandi ngo Yaka ngo ngoro umustar nawagufunga ubusa ndusha ndimbata ubustar uzagende ukora amakosa wohotera gahungu kabandi ntabwo barakuzirika n'ufite imyaka hafi 80 uzagenda wohotera kana cy'imyaka 14 urebe ko batakumanura ariko Yaka umuntu w'imyaka 80 abakibasha kugera imbere ya kamera oya cyakora ufite nka cyangwa umuntu w'imyaka 40 imyaka ifite 60 nayo iyo myaka ifite mama yawe utaragera i Kigali 60 nayo nayo mfite 60 nayo ufite ibyo bintu simbikunda ubu nyicira ubukwe kubera afite 22 de ubukwe ndabufite nese ahantu umukobwa ari wose abari kurambagizwa uri umukobwa hasi iki nabawe ndiwe man ubundi mama papa ufite imyaka ingahe uzaza kunereta nenye kubwira se uri mukobwa mwari wose bari kurambagiza ubusire cyarambagiza narambagizwa ikigenga abakobwa ndagifite ubu urarambagiye bikaze man narambagizwa cyane niba ugira ngo unyigumanire wenyine gende ku isoko ndi kurambagizwa baracyo bitwa cyakora ikintu nashaka kuvuga ikintu bita gutwerera hari abantu bajya mu bukwe rwose ugasanga umuntu yatwereye ubushera agashaka kujya kunywa kuri mitsi oya ntibazabonwerere niba watwereye ijerekani y'ubushera jya kwicara mu bari kunywa ubushera ko bimeze niba watwereye umusuru jya kwicara mu bari kunywa umusuru apana gushaka kwicara mu bari kunywa mitsingi watwereye akagaruka ijerekani y'ubushera vraiment aba bantu njya mbibona mu mako atandukanye cyane cyane hano mu cyaro mu ntara ngiye mu bukwe bwanjye bazantwerere uko bifite nose kurya umuntu wagutwereye ubushera ajya kunywa kuri mitsi cyane meshare nzanohereza cyane mu kazi nyoreza mu mbazi wimbazi tariki mana nakukuya kuvuga ngo ndi umukecuru adagiwe gende kurambagizwa n'abapapa bivuga ngo umukecuru yemvana gende kurambagizwa kavuga ngo ari wowe gusa n'abakecuru bose abakecuru b'iki gihe mu bwego n'umukecuru yakubita n'ivide busa na mama warimo muri abo bakecuru arimo mu bakecuru mama se nari uzagira ryitangiye nukagira inyita uri Miss Rwanda indi Miss Damu ni Miss Damu wa kintu nose uri umudamu uri umukobwa uri kene nubwo ndi kurambagizwa ariko yanga bikunze ngomba kuba n'umugore urumva Jaharese Miss mama papa n'abana ufite abana sacyakora urabaza we nese umuntu afite abana ntarongorwa nararongorwa umugabo mwaratandukanye sharika nkubwire uri kumbaza cyane nkaho ushaka kuzakubura mukobwa turi guteretana kandi kumukuba ni habe sinakwemera arakwemeza atanyemeza ni hejuru ko bicu wa kintu arakuryoheye biba bikaze man kandi yabigusabye ko ari uzajya ubigukorera yakase yabisabye icyo yashatse kuvuga nyine n'abapapa urabona hari abakoboyi rwose usanga umukobwa afite agatuza kanini rwose yuzuye umuhanda ariko yajya gutera akabariro akabipa ese wa musore w'inzobe usanga ni amasegonda nkaho ubu uri umugabo umusore w'inzobe ukeneye cyangwa se ugasanga umukobwa yari kumwe n'umukobwa agihura n'umukobwa bagitangira karesi ugasanga umukobwa yirangirije wakiri ukuntu batangira karesi ubundi yatangira gufata ibere ngo agiye ko tangira turebe ubundi je ntago mera kubera urahera heza mera ku rurimi ni ukuvuga ngo ntabwo yakora ibirabyeri ugasanga urangije nta kintu urakora mujye kwivuza hano bari imiti irahari babivuga ku maradiyo aho kugira ngo uzajye gusebera imbere y'umukobwa nawe imbere y'umugore waguhaye ukimara amafaranga mwivuze rwose ariko ibyo bintu nabibabwiye narabisobanuye abantu babipa abagore babo rwose badafite agatenge abagore baraje babatoroke baraje babacike oya turigendera iyo dusanze umeze gutyo uhita ubwira umuntu uti kwenda nawe yabimfasha ntabwo turi kwamamariza bari abacuruzi iriya miti ariko iyo ngesirari nanjye ndimo abo bantu bafite nanjye ndimo rwose nanjye ndabipa
indi ngeso ya kabiri ugasanga umugabo w'imyaka 35 ego afite agatsina nk'ak'umwana w'imyaka 2 nangwa 3. ariko Yaka wabimbaje wenda ngiye ko nabahaye wowe wababwiwe ni wenda ngiye ko nabahaye mbyumva kuri radio rwose bari kubisobanura wenda wambaza uti se mapa mugerageze mujye kwivuza abantu wigeze ubabona wenda oya wowe ahubwo nibo babisobanura wowe ubazi oya umva nyine wa kintu ibyo bintu uvuze bibaho pe rwose bundi urabanza ukavuga uti ngo kuramo ndebe iyo usanga ntakuramo gute harabirwanaho hari abagabo birwanaho reka tuzimye itara kugira ngo batabona ku gapipi nk'akuruhinja none hari ukuntu umukobwa kubera ibamba ati oya turakora itara riri kwaka undebe nanjye nkurebe wajya gukuramo umukobwa agakubitwa n'inkuba ati have uba wiyizeye ntuzane ku kajagari mu maguru yawe aba ari akajagari ariko mpano ugakuramo akantu kangana gutya umukobwa agahita agira ati ntuzane ku kajagari mu maguru yanjye byita akavuyo n'akavuyo abo bagabo barabagiriye intama abo bagabo rwose mumfashe hari abaganga turabazi rwose. Ikindi cya gatatu ntabwo ari ukwamamariza, ikindi nashaka kuvuga noneho kiri necessaire kiri ngombwa, abagabo badasiramuye mw'abagore mwe, niba wa mugore we uzi ko ufite umugabo udasiramuye mufate umujyane kwa muganga bamusiramure n'ubuntu, kandi iyo basiramuye n'ubundi isigaraho wakintu isigaraho rwose ntiwumva ko mabuja bize wenge narindi ku bagabo kuko ibyo urabibaza. Reka mbanze nsobanurire ngewe ku bagabo badasiramuye, nawe uramubaza iby'abagore badacimye. Abagabo mudasiramuye mw'abadamu, fata umugabo wawe rwose umujyane kwa muganga bamusiramure. Akamaro ko gusiramurwa, umugabo usiramuye kurwara sida 6%, usiramuye ni dogiteri yarabitubwiye, umugabo usiramuye kurwara sida ni 60%, ariko umuntu udasiramuye kurwara sida nako kanya kurwara sida ukishyiramo gusa sida uba wayiyoshye. Ariko iyo usiramuye kurabona kiriya gihu kibika imyanda myinshi, kibika ibintu byinshi. Kurwara sida ni direct. Ngewe oya ngewe nta sida mfite. yakukorera aho ngaho ya sometime nkoresha ye nusaba uzazane Pridas ko nakwemereye ko bazitangira ubuntu se kwa muganga. Kwa njyewe rwose ari uzazana cupa nshobora kumanukiraho ukazatwara Nyagasani. Ariko wowe ahubwo ubu yakana ntuguma kumanukira aho ngaho, uzashiduka bashyinguye ifoto. Bazashyingura ifoto yonyine wa kintu cyakora sida nimbira akavuna umuheto. Nabonye umukobwa wapfuye yarumiye mu buriri, urumva noneho baraciye munsi y'igitanda batega ibase hasi akajya yituma aryamye ku buriri. nimba ariko batwemereye imiti mana tunywa imiti mu Rwanda turayamagana bakaduha ibinini ntacyo mfata mwana w'imbaza agafatwa nahize ngo rakinya kandi ngiye no kwipimisha bagasanga ndwaye nta kinywa mana ubwo tuzajyane twipimishe turebe uko duhagaze turebe uko duhagaze umuntu ajya kiriya kinini niba mutanabizi kiriya kinini ngewe ahantu nabaga abantu barwaye sida babahaga imbuto bakabaha injanga bakabaha amakaroti kugira ngo bateke indyo yuzuye. Ko kiriya kinini ukinyweye nturye neza cyo ubwacyo cyaguhitana. Uzi ingufu kiba gifite. Ngewe nigeze kurongora umuntu urwaye sida, none barambwira ngo unabizi buretse ngusobanurire nanabizi. Nigeze kurongora umuntu urwaye sida bamwita Murekatete Olive, yagiye no muri Amerika nashaka bari kunyumva. Ikintu cyambayeho baravuze ngo abakobwa barambwira ati Yaka, buretse ngusobanurire, baravuga ati Yaka kuva amasaha 24 atararangira twihutire kwa muganga bagukubita ibinini bihite biyica. Iyo urongoye umuntu urwaye sida amasaha 24 atararangira uhita ujya kwa muganga bagaguha ibinini bigahita biyica. Cya bintu rero ngiye ntago ndabikora, ntago ndabikora, niyo mpamvu nibyo ndi gushakisha muri ino minsi. Ngiye ndi isugi cyane ariko ibyo ndi gushakisha ubu ngubu. Yaka uremeranya nawe?
none se ko ntaramuha nimuha azabona ko nari isugi sibwo ninguha nyine ubwo busogi nzambuvuyemo ariko njye ndi isugi uzamarya ariko uzamara ndi kugira abakobwa inama n'abadamu amafaranga nasi ngo njye nagwituru yanjye bibonye nta kibazo nimba nyikeneye nzakwishyura yewe uzanyishyura ngure nabyeri oya nta kibazo mayoga n'ikera amafaranga ngo ninjye uzakwishyura njye ituru yanjye nizarigimara wowe bapampe oya irahenze mbibona ariko uzaze nta muyaga mwinshi utazagutwara uzagerekaho amafaranga urumva kiri uzaze nta muyaga mwinshi utazakugurukana ubu uzaze nzaguha amafaranga ariko nutanyemeza uzayansubiza nutanyemeza uzayansubiza ibyo bimenye natanyemeza azahita nzanamwishyura mbere ngo numva nta ntege ufite ntuziriwe ushobora kuzancanga nzaba mfashe igice cya vansi kandi uzayama nyuma tumaze kubisoza wowe rwose iwacu baba ibishanga aba batipe mubona ngo ni ababogare babakora tize babyimbye agatuza hasi n'abana nibo ba mbere babisoza vuba barabipa abo uzabona bakora barya ibinini kandi biriya binini ngo birica hari abantu barya ibinini kugira ngo barongore urashaka kuzaza iwanjye wabinyweye hari abantu barya ibinini kugira ngo barongore cyane cyane bano batipe mubona ngo ni ababonsa ngo ni amabogare bariya batipe nibo bantu babipa ba mbere Yaka reka rero nkubwire icyo kintu ucyumve wambaje ngo abakobwa baca imyeyo n'abaki ntabwo njye wakikubajije bazuma umunyamakuru iby'abagore ndabizi abakobwa nyine batayiciye bazaze kundeba abakobwa bataciye imyeyo batabizi muri make bazaze kundeba mbere kuko babigenza nkanjye mu wabapampe rwose abantu ndabazira abumva batayifite ariko iyo myeyo muvuga hari umugore nabonye ufite ibintu bimeze nk'ibiziriko ku gitsina imigozi nk'iyizirike niyo ngewe niyo myeyo nta gusobanura mu wabapampe hari ibiziriko byinshi ariko wabonye afite ibiziriko bingahe hano hari kimwe hano kuri akaguru no ku wundi musate hari undi mugozi hari ibindi bitandukanye hari imigozi myinshi wowe bisobanure ni wowe ubizi uretse ko nta gitsina gore ngira ariko warakibonye nabonye hari imigozi ko hari imyeyo koko ariko mva wakintu nasi kuki batavuga umweyo bakavuga imyeyo ahantu batandukanira kuki batavuga umweyo bakavuga imyeyo haba hari imigozi myinshi bisobanura wowe ntabwo imyeyo wayiciye utaraciye imyeyo n'uwayiciye bitandukanira hehe baba batandukanye mana nta n'umwe urakora ngo wumve nyine ubwo uzakore kuri babiri bose ubwo uzagira ibyago usanga wasobanura abadukurikiye kuri John M magana ariko kuri John mana magana abiri ubwo ngubwo waciye imyeyo aba ari umugore nyine wa kintu aba aryoshye nk'isukari nta buryohe nta kunyu nta gasukari nta kintu kiba kirimo shaka amata shaka bavumbesha mwe abagore murabura n'imbaza burya uwacimye ni uburyoshye wa kintu nkanjye ubuje kundeba basanga nshyashya nk'isukari uraza kunsamuza sha behind camera ntagusamuza sha burya mbese bajya babimbwira nanjye mbyizi wo mana burya utaracimyeyo ntabwo aba aryoshye nk'uwayiciye habe nta kintu kiba kirimo mwumve rero mwa bagabo mwaho uburyohe butandukaniye tuba tugira ngo tugire abagabo inama nabo bajye barya indyo niba waba waramenyeye guhura n'umuntu utaraciye imyeyo ubundi guca imyeyo ni ukuba neza ko batavuga ngo abagabo bayice abagabo babatuma kwisiramuza twebwe rero kudatuma guca imyeyo baba bagira ngo twicire abagabo mwana nibayikora bumva iruzuye sibyo wakenuwe takora urakoze wacimye aranyara bikaze babita igishanga kwihagarika nuko nyana birasa babeshya ngo abagabo ngo baranyara kandi banyara inkari za nyazo nazo nawe urabeshya inkari za nyazo bake bazinyara ariko twavuze ibishego abanyarwanda tubabare kubw'ibishego twavuze tuba turi kwigisha abana twambukije so ibi rwose muzabyereka abantu bakuru so ariko rero nanone hari akantu unasobanuriye abantu n'ibyo usobanuye niko kuri kuko baranabyumva oya ni ukuri ntabwo ari turashaka gusa niyo waza mu rugo iwanjye twabiganira twambaza uti se mama bya bindi wavuze nibyo koko ntanakubwira ni wowe nkora wenda
wumva ukuntu umugore aba ameze kugira umusore ukwemeza kabisa aba yari n'ibiki buriya kambanza nywa amazi umwe n'inkwara amazi mwana umubwira unyemeze ukwemeza bameze gute kabisa bamubaze se ngo abapima ibiro bye ntabwo yakisangamo cyangwa hari n'ubupima ibiro byinshi ariko yagera kuri tele bikamucanga mbanza kubakira ku munzani ariko yakwiye kubera muzi nzamuhereza sinzamushyira ku munzani ibiro bigenda bizinga nyina wa papa njamuheka nkamugeza nta muntu ushobora kubupima ibiro nka 80 ariko yakugera hagati y'amaguru akabipa ibiro ntabwo bijya birongora mwana arongora tekiniki ngo ni tekiniki ni mu mutwe ni ikintu ese Yaka ubona gutera umukobwa inda warangiza ukamwihakana bikwiye icyo uburyo njye niyumva gutera umukobwa inda niba wenda ushobora kumutera inda wari ukugira wenda utamukundaga cyane ari ukugira ngo uruhure umubiri kwikiza umushyukwe ko nawe udashyuka ariko so ubu nuyintera ubwo zivuga ngo wikizaga ibyo ngibyo uzavuga ngo wikizaga umushyukwe nese ninsanga utari umukobwa nasohokana ngo mutemberane ahantu gasanga uri igikobwa kibi gisa n'ingagi genda mwiza niba uzayinera ukagenda ntuzaze ariko hari umukobwa nyine akaba ari keza ku buryo niyo kajya gukorera bavuga ati rwose iwe ndiyemeza ariko hari umukobwa ushobora gutemberana ku manywa hari n'uwa nijoro kugira ngo abantu batamukubonana hari umukobwa wo ku manywa rwose aba ari agakobwa keza gafite gasa na mama w'abapapa gateye neza ko mu nda heza gasa nkanjye ariko n'abantu bamukubonana bakavuga ati rwose uriya muhungu arya neza ariko hari igikobwa bakubonana ariko ngiye dutemberanye nta kibazo ugasanga asa na za ngagi zo ku byapa mu Ruhengeri za ngagi bashushanyije mu Musanze umukobwa wamunyura naye ko nguwo wenda umuprofita nijoro ari kugira ngo wikize umubiri gusa kugira ngo gukize uwo mushyukwe ariko ugahita ucaho nawe agakomeza ariko nyine wamuteye inda ikintu ukora urera umwana ukamumenyera mitiwere ukamumenyera litiro y'amata uvuze mituwere itagira amata ngo ndi kumva ibyo uzankorera numva ibyo uzatanga mitiwere litiro y'amata y'umwana urumva utamushaka ugakomeza ariko ibyo bintu ukabimenya kuko umwana aba ari uwawe nubwo icyo gikorwa waba utagikunda ariko kiba cyarakubyariye umwana aba ari uwawe bamukubaraho ariko kuvuga ngo uragiye uteye umukobwa inda urangije ngo toka ngo pu ngo ntuzongere no kumvugisha aho bazakuzirike rwose mageragere niba uteye umukobwa inda utamushaka nabura ntujya unanembera na metse na wampa ugenda ushaka undi ariko umenye iyo mitiwere na litiro y'umwana ukanembera na metse uruhinja ntibanga bakubohe rwose ntibanga bakuzirike hanjye umuntu uzanera inda Preside we rwose Preside azira ukuri ariko warongoye Miss Rwanda sha igitomati uriya mutipe nagira ubwoba ashyukwa nabi ariko nabura yariye neza abana ni beza ahubwo nuko tanamusamuye yamwatseho ni umuhebye ngo yaramusabye ngo umukobwa arangije ajya kumuregamo atamuhaye gusa ngo wamaho gusa kugira ngo nkushyire we ni ruswa azira ruswa y'igitsina ntabwo yabikoze ariko bavuga yuko abandi ba Miss bari inyuma ngo yagiye abasamuraho ngo kugira ngo baba Miss ngo yagiye abasogonyera kandi ngo atera ishaba ngo nta mu Miss yarongoye udafite imodoka nanjye Preside arahari nzagiye aba Miss bose yarongoye ngo bafite imodoka Yaka arakira hari nzagiye wakinuwe wamushaka akagusamurana ko mu Miss nanjye ndimo ngo ni n'umukire afite amafaranga ngo yayikugurira wajya muri Miss Rwanda se ntajya umukobwa umva nyine njye ni Miss nzajya mu Miss Damu nzajya mu Miss Damu ko nanjye bansamuye ujye muri Miss Rwanda ujye ubona oya nzajya mu Miss Damu kuko nanjye bansamuyeho rimwe bakurikije aba Miss ukuntu baba bateye aba Miss Damu baba bafite ingendo
wagenda wahengetse icyo kibuno gutyo kuko none se wavamo rugikubira se bifata gutya se bifata gutya izunguze cameraman arire oya bifata gutya saba mese bifata gutya none rero twebwe are urumva none twebwe abamesidamu rero zatujya twifashe gutya. none se mama papa ugiye uvuga nk'umushinga wawe ugiye muri Miss navuga imishinga nzakora ndi mu mesidamu nabanza nkakunda urubyiruko urumva urubyiruko nkarutetesha kuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo hakintu babanza bakunda heza najya gukunda insaza kandi wakunze abakecuru bagenzi bawe ari umukobwa uri umukobwa koko nabanza nkakunda urubyiruko. wavuze se ko wazamura abakecuru bari mu Rwanda yabo ko abakecuru bazazamurwa n'abandi nabanza nkazamura urubyiruko umukecuru yabasha kujya mu muganda ko wabateza imbere nabo wenda mukajya mubagenera akantu. umusaza yabahaye inka bajya banywa amata bagume mu rugo babahaye inka bajya banywa amata bagume mu rugo urumva abasore ab'urubyiruko ruba rukeneye wakintu. impamvu nanze kujya muri Mr. Rwanda bama n'imodoka nkajya kubaza kuki utagiye muri Mr. Rwanda we Yaka njyewe nasanze harimo inzererezi nyinshi se kubona nabonye ari udusore banatumeze nkanjye aha ubwanwa bwabereyeho baragenda bikubitamo udukoti njyewe ngo ni Mr. umuntu w'umusore muzima ujya kwigaragaza imbere y'abantu ngo ndi mwiza yego uba wiyaminiye wakintu uri mwiza uba wiyaminiye umuhungu mwiza abaho umuhungu mwiza abaho bariya ni ingegera nta muhungu mwiza ubaho umuhungu mwiza ni amafaranga nubwo ndi umusitari nta nubwo ibyo nari mbizi n'abasitari b'abahungu se bariho n'abamisi y'abasore bariho biriya ni ubugegera Mr. Rwanda narabubonye ari ubusoresore bw'udukoti ubwanwa bwabereyeho birirwa muri bwa suruduwire ngo ni ba Mr. Rwanda wenda umukobwa hari umukobwa mwiza rwose ugaragara ko ari mwiza ariko nta muhungu mwiza ubaho umuhungu mwiza ni kashi uko waba umeze kose ufite amafaranga ushobora kuba uri umukobwa mwiza abahungu beza ntabwo ariko ushobora kuba uri umuhungu utagira amafaranga uri umuhungu mwiza rwose mwiza utagira amafaranga kugira ngo uzabone umukobwa ugukunda nta mafaranga ufite ni 1%. ariko umukobwa ashobora gukundwa nta mafaranga afite kubera ubwiza so niyo mpamvu abakobwa bafite amahirwe yo gukundwa 100% kurusha twebwe abahungu. umugabo udafite amafaranga bamwitekeye umugabo udafite amafaranga bamwitekeye ntabwo nzi umubare harimo n'abagore n'abapfakazi n'indushyi byose n'abakobwa babyariye iwabo batagira abagabo ni benshi cyane. se nta mwana ugira igihe wasambaniye wo kumaza ikiza noneho ntabwo utera hari abantu bavuga ngo njyewe ngo nzabyara ngo Imana irere nose uri kujya kubyara abana uzabagurisha uzabacuruza bo kujyana ku isoko none abana babiri ufite yewe ninabyara ninashaka n'umugore nkaramuka nshatse umugore nzabyara abana batarenze babiri nose urajya kubyara abana benshi uzabagurisha Yaka nawe umenya abana babyara atabemera n'uburyo wemera wajya kubyara ibyana byinshi ngo ubijyane ku isoko n'uburyo wemera umusopeki tukabyara ihene kuko wajya no kuzigurisha bakazijyanira mu como ni bya bintu uno mukobwa yakora wajya kubyara ibyana byinshi ngo umusopeki ni umwe tugendana hari abamama babyara rwose ugasanga umwana umwe ari kwinyaho undi ari kumuheha mu mugongo undi ari gukambakamba hariya ugasanga umuntu abyaye abana 3 nta n'umwe urahaguruka umwe amuhetse mu mugongo undi ari gukambakamba undi ari kwinyaho mu muryango mwagiye mugereranya ko abapadiri barabyara nawe wemeranya nawe abapadiri ego barabyara wakintu abapadiri barabyara abapasiteri bose ko ari indaya ntabwo n'abapadiri bo barabihisha babikora mu banga abapadiri bo bagaturika bo babikora mu banga nabo bafite abana mu mpande ariko abapasiteri bo ni indaya rubebe rwose abapasiteri ntabwo nabashinjura barabikora wakintu kubi bateretera abagore ntabwo ndahura nabo ko ntarajya gusenga uzajya ku gisimenti baravuka se ndajya mu rusengero igisimenti sigaye ari y'abapasiteri
baza bihishe bari gucungana n'abakirisitu ngo batababona. Abapasiteri ni indaya rubebe rwose ndabivuze. Oya ariko nawe wikongera rubebe. Ni indaya ntabwo ari rubebe wakenuwe. bagenda bacengana n'abakirisitu. Egwiki bagenda bakata amakorosi kuwa gatanu nimugoroba kuwa gatandatu. Yakase yakandemera ngo nayo kubyaba pasiteri bakora umuti cyane rwose baba bafite ariko baranabyemerewe abapadiri babeshya ngo ntabwo babemerewe gushaka abagore, ariko abapadiri baba babikora bwihishwa mu banga, usanga yarabyaye ahantu ariko ari ibanga utapfa kubimenya. Oya padiri yagiye guha umukobwa penetesiya, noneho umukobwa akajya imbere ya padiri narasambanye padiri narasambanye no padiri mukobwa have nashukwa mukobwa urumva mukobwa wande akajya akabwa padiri rwose narasambanye bandongoye gutya na gutya, akajya akuramo ibere nyine akamwereka gutya agakuramo ibere nyine akajya anyuza amano gutya ati dore n'iri bere bararisomaguye bararyose. Padiri akamubwira mukobwa ndashukwa mukobwa wave ndashukwa ubwo yarimo kumubwira ngo nawe arimo arumva ashyukwa. Oya nange twese turi abantu. Padiri ngo yahise abishaka cyane aramubwira mukobwa wave ndashukwa ndigushukwa mukobwa ubwo yaragiye kubatizwa yagiye mu ntebe ya penetesi kandi bajya nyine padiri akamubwira ati twaba padiri ba penetesi bagira umwaka ukajya kumubwira ibyaha byawe urumva ukajya kumubwira ibyaha wakoze wakintu noneho nyine nibyo yaragiye kumubwira. Padiri akamubwira mukobwa ndi gushyukwa oya padiri we rwose nabarandongoye byagenze gutya gatatu kose arega twese turi abantu nibyo nabwiye abantu. Padiri ubwo yahavuye nawe byamucanze byamuyobeye jewe ati se ndamwaka n'inyuma yahagaze abandi ndamusaba n'inyuma hari abandi baje bari abandi batora umurongo wa kintu noneho ese yakumurabutse kugize padiri wabigenza ute? Oya padiri yahise amubwira mukobwa oya nanjye ndi umuntu arega njye padiri sinabariye nubwo nashukwe arega umubiri twese dufite umubiri. Njye niyo mpamvu navuze papa w'Iroma ukurekiriza y'agaturika kuri abanyagatulika bose nareke abapadiri barongore bakora umurimo w'Imana ariko bafite n'abagore. Ntabyo kuvuga ngo padiri ngo ntabwo yemerewe kurongora yarangiza akajya gutera inda hariya ku ruhande, kandi ngo abapadiri batemerewe gutunga abagore. Papa naca inzira izamba nareka abapadiri barongore rwose ko nabo bafite umubiri nta muntu wajya guhabwa ubupasiteri wakintu ubupadiri batabanze ngo bakubite igitsina cye gutya iyo kitabaye nk'igiti ntabwo babumuha. hanyuma se bamanseri yamasara ntabwo mbese mani yemba ngira ngo hajya aba byayobeye bashobora amasugi bunakibahora amasara ngo ni amasugi ngekere nyiri inyeshyamba muri Kongo narongoye masera ku ngufu mufatiyeho n'imbunda nasanze nta n'ikariso yambaye mwa none se yari kwambara iki kandi nta muntu yari ategereje ahubwo se wambaza ngo wasanze ari isugi yewe we cyari yarabikoze gwiki izina ry'Imana nyiri inyeshyamba muri Kongo narongoye masera ku ngufu rwose ko burya nawe uri kurabona inyeshyamba babigiye mu cyamba uvugishije ukuri uri inyeshyamba badaheruka kubonana n'abagore wari inyeshyamba napfuye kumubona n'igitenge cy'umura murakuramo ibitenge ndakwica garama mabiranyoko marika amaguru cyangwa urese mu gituba ko yakakuvuga ibishego kakabye ubwo se uzamusaba imbabazi nsaba ndi imbabazi umuntu warongoye wasabye Imana nanivire mu cyamba maze imyaka ramuna kukimara amafaranga ubona kirimo kiriteza imbere cyatumye amafaranga yabashira nawe namuhaye ko nari mfite urupfu mu ntoki se nari kumuhaye yakora umwana mubi reba nabirari no kumusiga aho ngaho. turimo dusoza mubona gute sinema nyarwanda namwe muyirimo? So sinema nyarwanda uyu nyina w'abapampe yatsanze muri sinema nyarwanda nanjye arabona yisanzemo nta gihe cyane mikeya nta n'imyaka 2 n'umwaka umwe nawe umenye utaruzura mu mangahe bamangaye uretse ko ikintu yangerejeho yatumye menya abantu bankunda uko bangana bikurinda n'inyota bindinda inyota
ahubwo n'ubu abageze hose abantu baramugurira agacupa ndumva icyaka nanjye nuko urumva aho tugeze ikintu byangejejeho nahabone abantu baramenye nanjye ndabamenya kandi n'abafana banjye ndabakunda ko inyota nyinshi cyumweru kimwe ntabwo buri umuntu uguhamagara ngo ugura agacupa oya nayago yarababwiye ati mama papa umukunda wese ajya muremera mwohereze n'agacupa k'igihumbi wenda abafana banjye kuri kamera za John Magana 250 so John M Magana 250 my name is Gasore Pacifique Nyanja y'amahoro avec nyina w'abapampe so wandemera ni 078 9 10 30 4 09 08 nani ashyizemo n'icyongereza 08 99 10 304 shyiraho na wani 038 99 gasaza kandusha amashuri 304 078 nabonye ko utari wambaye n'ingofero y'abamotari oya nukuvuga iyi ngofero indinda umwanda wa kasike z'abamotari kurabona kasike z'abamotari nyinshi ziba ziri mu mwanda so nukuvuga iyi ngofero rero impamvu nyikunda indinda umwanda wa kasike z'abamotari thank you very much subscribe abamotari bagira umwanda banze so abamotari rero nimwe mu ntwara ku kazi ndabakunda cyane nimwe mu ma déplacement bajya bafura kasike ariko mujye mugerageza muri zo kasike mukora isuku urabona ibintu by'ibitambara babikuyeho agapfukamunwa kavuyeho mujye mugerageza rwose izo kasike muzihanagure bazifure muteremo n'umuti hari ukuntu umuntu aza nta ngofero yambaye nk'iyi ugasanga umuntu ajyanye ivumbi gusa nubwo hari umukungugu turabizi hari izuba ariko mujye mugerageza mukora agasuku rwose cyundi waruri yes of course yakarabanga shimira n'abantu rwose hari abantu nabonye b'abasirimu babifite kasike zabo yajya kuri moto akambara kasike ye ku giti cye niyambare zira kasike za buri wese buriya kasike rusange nazo mutazadutera korona kandi yararangiye wowe se abantu bafite kugura nawe ukabyeri abantu bangura akabyeri se abafana banjye ba mama abapape baba bari hejuru ariko buriya baba bakeneye nomero zanjye 078 9 2 6 hakinwe 5 2 7 bro hanyuma zivuga no mu cyongereza ariko icyongereza mu nyigisho ibyongereza hakinwe ngiye nigeze niga icyongereza yega burya nubwo ndi umustar ntago nezi icyongereza ahubwo cyiza muzakinyigisha zakujyana muri befa language school bakikwigisha nta birenze ibyo nibyo nkunda kandi abashimiye cyane kubwa mwanumiye kuri teranga shimiye n'abafana bankurikirana iyi televiziyo yitwa John M Magana 250 John M Magana 250 John M 250 John M 250 rero natangiye kumenya watina turagushimiye thank you much